Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 261 dusoma Bibiliya. Turi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Uyu munsi turahera ku bice 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aburahamu atsindishirizwa no kwizera. Niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu w'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho icyaha. Mbese ayo mahirwe yasezeranijwe abakebwe bonyine cyangwa n'abatakebwe nabo? Ko tuvuga tuti kwizera kwa Aburahamu kwamuhanirijwe no gukiranuka, kwamuhanirijwe ryari? Nubwo yari yarakebwe cyangwa nubwo yari atarakebwa? Si ubwo yari amaze gukebwa, ahubwo yari atarakebwa. Bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa, kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kugira ngo abe sekuruza w'abizera bose, nubwo baba batakebwe, ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka, nabo babone kuba sekuruza w'abakebwe. Nyamara si abakebwe gusa, ahubwo ni abagera ikirenge mu cya sogokuruza Aburahamu, kubw'uko kwizera yari afite atarakebwa. Kuko amategeko atari yo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose, ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Abiringira amategeko iyo aba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Icyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribone uko rikomezwa urubyaro rwose. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo n'urw'abafite kwizera kwa Aburahamu, ari we sogokuruza wa twese. Nk'uko byanditswe ngo, nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye, akita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuracogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe ku bwe yuko byamuhwanirijwe no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa n'uko twizeye iyo azuye Yesu umwami wacu, watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5. Amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha.
birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, uduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajyaga kuzaza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi no gutsindishirizwa. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyaheshejwe abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, niko no kutumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka kuduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 6. Ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo duti? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranirijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, ngo twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho.
ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo. Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye mu mutima, maze mubatuwe ku byaha, muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, abe ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako, kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibakoza isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 7. Uko amategeko atwara umuntu akiriho. Mbese bene data, muzi amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. Ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi, ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi, ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryarokoreraga mu ngingo zacu, kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha? Ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo aba amategeko atavuze ngo ntukifuze. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko, niko gukorera muri nge kwifuza kose. Kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije, icyaha kirahembuka, mperako ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira urupfu. Kuko icyaha kibonye ako kito mu mategeko, kiranyoshya, kirayanyicisha. Noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu? Ntibikabeho. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, ngo amategeko agaragaza uburyo icyaha ari kibi bikabije. Intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nzi yuko muri nge, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha byo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano! Ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe.
kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha.